Yo. Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka afande wacu arazaga hari uwitsimbye hano ahita arasaka ahantu ako kanya mu kurasa yahise arasa umugororwa wacu agwa hasi rero muri ubwo buryo wana afande wacu we nuko akanura urave kuba afande b'imyaka umugororwa wacu rwose aramanutse uko amanuka ikimurashe cyahise kiza fasta nk'abandi barara bose kiraza kirukanka wana kita kikarenga muri ubwo buryo kirurira kita kigwa ndani ngabo rero gikina biroko kinjira mu bicaka muri ubwo buryo ukurikira unarebe rero sasa ari nako nkubwira ngo kora subscribe ni muri mushyashya kuri icono gafilimi kacu ko nuko gatangiye wana barakwereka afande wacu we yitegerezaga ko umugororwa amanuka muri ubwo buryo wana umugororwa bavuye ku bintu afande wacu biramutangaza ibi ni ibiki kandi afande wacu byaramutunguye wana ntabyumva neza ako kanya afande wacu rero nta kindi yakoze yitonze nk'abandi bakomando bose yatangiye kwataka wana kumva afande wacu ko yataka wa mugororwa yahagurutse muri ubwo buryo aragenda wana ahita asimbuka afande wacu wakirangaye ntigeze amubona agenda ngabo rero umugororwa wacu yaguye ndani arangije yahise acapa mugu muri ubwo buryo arakarenga wana afande wacu mu gukata ngo arase umuginga arebye neza yitonze afande wacu yabuze umuginga rero sasa wana yabuze umuginga muri ubwo buryo urave kubiyi imyaka rero sasa afande wacu byaramucanze atangira guhiga impande n'impande muri ubwo buryo afande Sitevo wacu wana yarahiga yiza ahantu hose arahareba umuginga isajya haka kanya yarashobewe wana byaramucanze ariko munabyibuke neza ko afande wacu yakoze n'ikosi rya komando we amezi 8 ngabo rero afande wacu yavuye ku bintu wana araza asubira ahantu umugororwa yarari yitegereje neza aramuvura wana uyu muginga isajya rero sasa afande wacu byaramucanze afande Sitevo wacu rero byaramucanze ngo uzave kubiyi imyaka wana afande arasatira kumva uko asatira umugororwa wacu tayari yageze hehe yageze mu bicaka yatangiye kwiruka nka kibuno mpamaguru kumva umugororwa wacu nawe uko yiruka nka ku rundi ruhande barakwereka riri wacu yarazaga muri ubwo buryo n'agaspeed kenshi wana ahita yitsimba hano muri ubwo buryo atuje gabo kumva afande ku rundi ruhande nawe yatangiye gukomeza ashakisha umugororwa umucitse afande ahindukiye yitegereje hakurya mu bicaka yabonye umugororwa ari kurenga yiruka nka kibuno mpamaguru ngabo rero afande aramubona umuginga arantorotse sha reka nze nkwereke afande wacu rero yahise yurira muri ubwo buryo yurira igikuta kuko n'ibikwazo yarabyuriye wana afande agwa imbere muri ubwo buryo nawe ahita acapa mugu yinjira iki uw'ibicaka azirambo yahise yigira rambo mu bisheke wana arakurikira kumbi barakurika cyariri cyacu ku rundi ruhande dore aho kitsimbye rero urave kuri riri wacu wana kumbi riri wacu ko yitsimbye wa mugororwa wacu yaraje mukuza yahise amufata we ngwino hano sha tebuka ngwino hano hagarara hano fasta kandi witonde cyane nka mudawuni riri wacu niko yamubwiye ngabo rero sasa twagiye tugire bataragira ngabo rero bafatiyeho batangira gucapa mu gukumba umugororwa wacu tumwitegereje neza nuwo bita Muhoza Patrick ngabo rero bakinnye biroko barakarenga wana gusa uko bakarenga rero afande wacu nawe ntabwo ari kure araho hafi rwose afande Sitevo wacu nawe yarazaga muri ubwo buryo yitonze nk'abandi bakomando bose ageze hano atangira gukora icyo bita searching abaginga bagihera afande yinjira mwaho muri ubwo buryo yitonze wana afande wacu aritegereza hano abona abaginga ntabahari abaginga bagihera asubira inyuma muri ubwo buryo wana afande wacu yinjira mu bicaka muri ubwo buryo atangira gushakirayo wana ararunguruka ahantu hose mu gicaka araheba arongera avayo nk'abandi bakomando bose wana afande wacu nawe yahise akomeza
akomeza kugenda ashakisha, gusa afande wacu yunuruku abaginga sha yanarakaye, umuginga sha anshike nta soni ewana yaba nkadiriye sana, niko afande wacu ari kuvuga. Ngabo rero sasa abafande n'ibintu byo kubakadiriya ntabwo byumvikana. Barakwereka rero babaginga ku rundi ruhande baje birukanka, umugororwa wacu ndetse nande na Riri wacu nyine. Ngabo kumbi bageze hano bitegereje hakurya, babona umufande uri kuza amacinga muzuri sana egwana. Aba nta kindi bakoze rero, bahise bongera baritsimba kumbi uri kuza rero na afande Gakorere wacu. Bino biramwitegereza uriya mufande turamucika gutera, sinzi icyo cyariri cyacu cyongoreye umugororwa wacu rero sasa reka tubigenze uko nguko. Barakwereka rero cyahise gisa nkaho kirandasa uyu nguyu nkaho arwaye wana, kirangije kigira gute, kinapfuka hehe, kinashyira ikiganza ku mapingu kugira ngo afande atayabona. Ngabo abatekamutwe kabuhariwe rero sasa baje muri ubwo buryo nkaho wagira ngo bari mukuri. Urave kuri iyi myaka rero sasa wana agafilimi kacu karanakomeje, ari nako nkubwira ngo kora subscribe nimba uri mushyashya kuri channel kugira ngo udufilimi twacu tukugereho 5 kwa 5. Turakomeje wana afande wacu Gakwerere yabanyuzeho muri ubwo buryo none se bano byagenze gutera. Gakorere wacu yarabitegereje ntabashyira amakenga. Ngabo rero oya reka nikomereze biriya byabo ntabwo bindeba. Gakorere wacu rero yarikomereje, bano nabo bagenda muri buriya buryo gusa, nubwo Gakorere wacu agenda aragenda bitegereza ntabashyira amakenga wana. Ngabo kumbi bigeze hano bibonye afande wacu arenze, byahise bikina biroko birakarenga. Afande Sitevo, afande Gakorere wacu warikomereza rero sasa wana. Kumbi ku rundi ruhande barakwereka afande wacu Sitevo yaje yiruka nka kibuno mpamaguru muri ubwo buryo, hari gushaka umugororwa mucitse sinzi ngaramukura he. Kumbi mukuza yiruka nka yahuye nande na Gakorere ahita agaruka vuba vuba. Ntabaginga muhuye bari kwiruka nka sha ntabaginga rwose mbone bari kwiruka nka bari kukarenga wana. Kumbi uyu nguyu yahise yibuka abaginga ahuye nabo rero sasa muri ubwo buryo Gakorere wacu yasubiza amaso inyuma atangira kwibuka abantu ahuye nabo. Muye n'abaginga babiri, ari umwe wambaye igisurubeti wana, igisurubeti duhuriye ahimbere tugende ngiye kubakwereka. Nta kindi bakoze rero, abafande bacu bahise bongera bacapa mugu muri ubwo buryo. Urave ku bafande b'imyaka rero sasa Gakorere wacu ndetse nande na afande Sitevo. Ngabo rero sasa aba bafande bose ngo bakoze n'ikosi rya komando gacwawe. Ngabo baraje ngabo wana bageze hano, abaginga dore duhuriye hano ariko ndabona ntabo mbonye kweri barababuze. Abafande bacu byarabacanze sana, afande Gakorere wacu ndetse nande na Sitevo wacu. Ubu bivuze ngo abaginga bakomeje hano imbere, dukomeze tubashakishe wana. Urugendo rwo rwarakomeje, bakomeza gucapa mugu wana. Bacapye mugure dore ko banabyize muri superiyeri. Ngabo muri karitsiye zo nizo. Kumbi barakwereka abakobwa beza batambukaga sinzi ahantu bavuye ngabo rero sasa. Kumbuka abakobwa batambuka bafande bacu nabo bagize mu karitsiye fasta wana. Baraje bafande babanyuzeho reka tubaze bano, bahita baza kubaza bano bakobwa. Umva sister, nta bantu babiri muhuye bari kwirukanka cyane rwose nabo muhuye nabo? Reka nabo duhuye nabo. Ngabo rero byarahakanye bino bikobwa rero ngabo. Gusa nitegereje neza kiriya cyambaye iby'umweru wagira ngo ni cyande, wagira ngo ni cyariri cyacu. Iki kindi wagira ngo ni cya Moza Patrick. Ngabo rero sasa kumbi koko nibyo byabonye abafande bacu barenze, bita bikarenga bicapa mugu muri ubwo buryo rero sasa wana byafatiyeho. Kumbi bafande bacu bageze hano, afande Sitevo yabitekerejeho neza wana. Bano baginga nabo bakaba ari babiri, bura ntago rebo biyoberanyije sha. Afande wacu bitekerejeho wana, tujyane nibyo byiyoberanyije sha wana. Afande wacu baragarutse, abafande bacu nuko baje. Kumbi bafande bacu mu kwitegereza hakurya
bafande bacu mu kwitegereza hakurya babonye ba nyamwari bari gucapa mugu rwose atari bo ngabo baradenze. Bafande bacu babitegereza muri ubwo buryo basigara bareba hejuru y'imifuka y'ishati. Nyabuneka wana baginga dore nibo baraducitse bugingo. Agafilimi kacu nako kagera ku musozo wako. Nyabuneka nako mbabwira ngo mwirinde ingeso mbi kuko ingeso mbi nta keza kazo. Wana agafilimi kacu rero nuko kagenze. Ndabakunda mwebwe twabanye. Imana nibande biri cyoroshye. Ciao ciao.